noneho rero ni iki kizakubwira ko wumviye ijambo ry'Imana ugakira icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo kibi, ariko iyo ukijwe neza, iyo ukijwe uragenda ukagwa mu isi y'amahoro, mu izina ryande. Haleluya! Yesu ashimwe. Twongere dusuzanye mu izina rya Yesu. Yego, nari nabibabwiye mu kanya ko nitwa Karangayire Clement, barizwa ku itorero rya ADEPR Remera, niyo paruwase. Abagabo babiri nyine, mwarimo na Pascal maze gusenga, nabi wacu hariya nyine ku itorero. Hanyuma kuva ku wa gatanu nari ndi mu majyaruguru mu karere ka Musanze, hariya ku cyicaro cya paruwase Muhoza. Navuye yeje rero maze kwigisha amateraniro abiri, baraduhaye ntashyo nimanze muzakire mu izina rya Yesu. Yesu rero baha umugisha. Reka dufate Bibiliya zacu, igitabo cya Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 35, ibice 35, Yesaya ibice 35, umurongo wa 8, umurongo wa 8, Yesaya ibice 35, umurongo wa 8. Mwahageze? Haravuze ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya bandi, abagenzi naho baba barabaswa ntibazayiyoba. Twongereho Hoseya 14 umurongo w'10, page 845, n'abandi bafite Bibiliya zitameze uko barebere hafi aho ngaho. Wigiye imbere kwa Yesaya ugera kwa Yeremiya, wamaganya Yeremiya, Ezekiyeli, Danieli, Hoseya. Hoseya ibice 14 umurongo wa 10. Mwahageze? Haravuze ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo. Twihute cyane gato dufate Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, ibice 15. Ibice bingahe? 15. Hoseya, no, Matayo 15, ibice 15. Bice bingahe? Ntabwo murahagera mu isezerano rishya. Hari umurongo nabahaye, nabikoze mbishaka, aho niho tugiye gutangirira. Mbanje kubabwira insanganyamatsiko y'ijambo nshaka ko tuganira. Ijambo rongeye kubaganiriza riravuze ngo iyo wizera ibyica abandi n'iby'Imana igukirisha. Iyo ugira gute? Iyo wizera ibyica abandi n'iby'Imana. Yego, uko niko Yesu yampaye guhanura, niri gucika nyine n'ubuhanuzi bugucitse. Kiravuze ngo iyo wizera ibyica abandi n'iby'Imana igira gute? Hanyuma iri jambo rigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere kiravuze ngo iyo wizera. Igice cya kabiri kiravuze ngo ibyica abandi n'iby'Imana igukirisha. Noneho duhere ku gice cya mbere kivuze ngo iyo wizera. Tubanze twibaze iki kibazo. Wambaza rero uti iyo wizera bisobanura iki? Iyo wizera bisobanura iyo nta cyaha. Iyo ntaki? None iyo tugeze hano ngo iyo nta cyaha, turabanza twibaze mbega icyaha turakizi? Hari abantu bazi icyaha muri mwe? Nihagira umfasha mbwire nk'icyaha azi. Ninde wambwira icyaha azi? Munyarutse cyane. Ntago abayobozi basubiza, mujye mumenya iyo myanya bayita place d'intervention. Intervention place. Yego. Oya, iyo ugiye ngo ndatekereza wagitsinzwe, yicarira ahubwo. Mbwira icyaha uzi.
umva kandi ugiye gutanga igisobanuro kandi nakubajije izina ry'icyaha. Mumfashe. Yego? Kwiba. Ibyo ntibyumvikana. Gusambana, ngaho ikosore. Ikosore. Yego? Kubeshya mbere hose. Yego? Kwica. Sibyo? Hanyuma ntabwo nagiye kubabaza byinshi, ngaho nawe Kwizera, ntabwo nagiye kubabaza ibintu byinshi. Nashakaga inshansiyo, nashakaga nyine ibintu nafatiraho ngo menye urwego muriho, mbonye nyine uko mbigisha. N'abacecetse batinye cyangwa batabonye umwanya, ibyo bintu nibwira ko ari byo bari kunsubiza ngo icyaha no kwiba no kwica no gutukana no gusambana no kugira gute. Mumereze amaso yanyu. Ariko ubu narinje kubabwira yuko ibyo bintu idini ryatwigishije kuva twakizwa ntabwo ari byo byaha. Ntabwo ari byo bike. Ibyo bintu idini ryatubeshye kuva twakizwa, kuva ntabwo ari byo. Niba ugira ngo ndakubeshye, soma ndi kwa Mateyo nababwiye ibice 15 umurongo wa 19. Mwari mwaharambuye se? Haravuze ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'iki? Itegereze neza utari wabumba bira yawe. Ku bantu icyaha ni igikorwa kibi. Ahatangiye kuri B y'uwo murongo bavuga ngo kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'iki? N'ibitutsi. Naho ku Mana icyaha ni igitekerezo kibi. Ahatangiye kuri A y'uwo murongo bavuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi nibyo bibyara ibikorwa bibi. Muranyumva neza? Nibyo bibyara iki? Wumvise neza ko icyo abantu bita icyaha si Imana yita iki? Ukimara kubusanya na bosi wawe, akazi karacyakomeje. Nguko ukuntu dusenga dusubira hasi, tudasubira iki? Inyuma. Dusenga dusubira hasi, twikibeshya ko turimo gutera imbere. Nuko kuntu nyine kuriya kuntu wumva ufashwe n'akantu k'amarangamutima ukumva uragize kuriya kose dukora, ni mu gice cy'amarangamutima. Ariko kugira ngo kwizera kwawe kugende neza ugere kure, no kubanza ugakosoka nyine mu bitekerezo. Kuko kwizera no kubanza ugatekereza ibintu uko Imana ibitekereza, ukabyumva uko ibyumva, ukabireba uko ibireba, bikaguhumurira uko byayihumurira, bikakunukira uko byayinukira, ukabivuga uko yabivuga, hanyuma ukabona kugenda no kubikora uko yabikora. Mwabyumvise neza? Murakumvise? Turi ku ijambo rivuga ngo ku Mana, turi ku ijambo rivuga ngo iyo wizera ibyica abandi n'iby'Imana igukirisha. Twamaze rero guhera ku gice cya mbere cy'iri somo kivuze ngo iyo wizera bisobanuye iki? Iyo wizera bisobanuye nta cyaha. Ibi bintu idini ryatubeshye ko ari ibyaha. Cya cyaha nk'igikorwa kibi, kwica no gusambana, ni icyaha ku byiciro bitatu by'abantu. Mereza amaso yo kurikire cyane. Ni icyaha ku byiciro bingahe? Ni icyaha ku idini ryo torero usengeramo, ni icyaha kuri leta, ni icyaha ku bantu ari bo sosiyete. Niba warihannye iki cyaha nk'igikorwa kibi, aho niho wakijijwe. Ufite ubuhamya bw'idini, uri umuturage mwiza wa leta, abantu baragushima kuri inyangamugayo, ariko Imana irimo irakugaya. Irimo iragira gute? Hagati yawe n'Imana hari umugayo, nyamara hagati yawe n'abantu hari iki? Ubuhamya buratunganye. Mwakumvise cyane? Genda ubirebe rero. Nari mbabwiye ngo iyo wihannye icyaha nk'igikorwa kibi, abantu baba bagushima, ariko Imana igira gute? Ikugaya. Somaliya hirya Yohana 5:44 birebe yuko iyo wihannye icyaha nk'igikorwa kibi,
ariho idini ryatuzirikiye, wakuzuza ubuhamya bw'idini ukabihwanya no kuba wujuje ubuhamya bw'ijuru, ugahuta ujya kwiyishyuza umuti w'ikibazo kandi polisi y'ijuru irimo iragushakisha. Mwahageze se? Yohana kangahe? 40 na mama akaruma wa mwana rero. Mwahageze? Yohana kangahe? 44 muri yo. Narijye bwa ngo iyo wihannye icyaha nk'igikorwa kibi, abantu baba gushima idini, leta, sosiyete, ariko Imana ibikugaya. Aho kwa Yohana 5:44 haravuze ngo mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo. Ngizi imbaraga mbi zikuriye izindi zitubuza kwizera, zitubuza gushyira mu bikorwa ijambo ry'iki. Muri Bibiliya yose izi nizo mbaraga mbi zikuriye iki. Reka mbahe akagero. Murabizi ko twese hano tuba twaje igice kinini twaje kwivuza igisuzuguriro. Si igisuzuguriro ngo Mana nkuraho iki? Icyo cyifuzo wazanye ni icyo hagati yawe n'abantu, kuko Imana irakubaha, yakuzanye no mu nzu yawe, ntiyagusohoye, ntiyagize gute. Ibyifuzo byacu rero byinshi bishingiye ku birebana no gushimwa n'iki. Imana irakubaha, yarakugiriye icyizere, abandi bakwinutse, ntawagutumiye, yo yaguhaye invitation uri mu nzu, ariko none wigeze imbere ngo nigukize iki. Sawa, ufitanye ikibazo hagati yawe n'abantu, ariko ku Mana nta kibazo ibona, uri umunyacyubahiro hatari. Ntiyatumiye abame, ntiyatumiye abize, ntiyatumiye abafite akazi, yatumiye wowe utagira iki. Ariko wumva urwaye indwara y'iki? Igisuzuguro kizakwica. Kizajya igisuzuguro nyine kizakwica, kizakwica, kuko Imana yizi ko uri umunyacyubahiro. Uri umunyaki? Uri umunya? Reka mbibereke mutaza kujya ngo ndababeshya, ariko ntimujyeho mutantwara iminota. Hariya mu byahishuwe 8, oya ibice biri umurongo w'8 kugeza ku murongo wa mbere w'9, aravuze ngo uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Urumva ko Imana igufite ku lisiti y'abakire, ku lisiti y'iki, ariko we wishyize ku lisiti y'iki y'abakene. Nta na rimwe utazaza kwivuza ubukene kandi imbere y'uwakugize umukire. Imbere y'uwakugize iki? Imana iza amakuba yawe, iza amakuba n'ubukene, kubivuze ngo ariko rero uri umutunzi. Yatesheje agaciro amakuba yawe n'ubukene. Abakire bateranye wagombye kugenda udafite isoni, udafite ipfunwe, abize bateranye. Iryo susumira ufite ni shitani wacumbikiye, izakwiyikira rwose. Imana izi ko uri umukire. Erega ije mu isi yarara iwawe, ntabwo yarara muri za hoteli na ya mazu ugenda uyereka. Yarara? None rero wowe ufite tike yuko Imana yarara iwawe ije mu isi, ariko wowe wumva ari wowe nyakwigendera munsi y'iki. Murabyumva ibintu tubamo ariko mwebwe ari so ngakuvisa nigendere. Imana rero kugira ngo mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana. Imana irashaka kugifata ibyica abandi ikabigukirisha, ariko ibikirisha umuntu wayizeye. Aho kugira ngo umare umwanya ushaka gushimwa n'Imana ngo wizere, umara igihe cyose ushaka gushimwa n'iki. Murabyumvise? Makubize neza? Noneho bivuze rero ngo niba abantu iyo wihannye cyangwa igikorwa kibi, abantu baba gushima, ariko Imana igira gute? Ikugaye. Bivuze ngo iyo ushimwa n'abantu rero uba uri inshuti n'abantu, ariko uri umwanzi w'iki. Bivuze ngo nushaka no kuba inshuti n'Imana, abantu bazakwanga. Bazagira gute? Bazakwanganye. Ni ikinyuranye. Ni igiki? Murakumvisa ko? Murakumvisa kiriya kandi? Gashyireho. Reka nze ngashyireho tugende rero. No kuvuga ngo kuva uri inshuti n'abantu. Uri inshuti? Ariko ukaba uri umwanzi w'Imana. Murahari?
bivuze ngo ntabwo uri mu gisirikare cya Yesu ahubwo uri mu cya Satani. Uri mu cyande? Mu gihe uri inshuti n'iki n'abantu, ariko ukaba uri umwanzi w'iki, ubwo nyine ntabwo uri mu gisirikare, uri umwanzi wa Yesu ukaba inshuti n'abantu. Bivuze ngo ntabwo uri mu gisirikare cya Yesu ahubwo uri mu gisirikare cyande cya Satani. Twese twaje hano gusenga ahantu rezo y'Imana iri, suko kurya bavuze ngo hano hari ibihe byiza. Ubwo rero gusenga no gutelefona, cya gikorwa cyose ukorera mu nzu y'Imana kigize gusenga. Ntabwo gusenga ari ukubumbura umuntu, utanga ituro ryawe, utanga ituro uhimbaza Imana, uririmba wicaye muri uyu mwanya, urimo uragira gute? Aha, none uri inshuti n'abantu, uri umwanzi w'iki? Nturi mu gisirikare cya Yesu ahubwo uri mu cya Satani. Reba rero, iyo umuntu agiye gutelefona, iyo umuntu agiye kujya gute? Gusenga so gutelefona. Murabizi neza yuko iyo ugiye gutelefona ukibeshyamo umubare, uwo wari ugiye guhamagara niwe kwitaba. Nawe rero kuko wibeshyemo umubare, ukibeshya ko kwihana ari ugutandukana no kwiba no kwica no gutukana, wibeshyemo iki? Kuko icyo Imana yita icyaha si cyo wita iki? Wibeshyemo iki? Iyange rero ugiye gutyo uhamagare, wibeshye ko ugiye guhamagara mu ijuru. Uhamagaye kwa Satani, Satani nawe ntabwo azayifata. Hari igihe umuntu aguhamagara mufitanye ibibazo runaka, mufitanye ibibazo, murabireba, akabanza akayitegereza gutya ati kanaka none ndamukizwa n'iki. Na Satani impamvu atayifata, ahita areba akabona ati koko hari umusirikare wacu urimo kuduhamagara, turabibona. Ariko aho ayobera akarindagira, araduhamagara ari mu nzu ya wa muntu. Araduhamagara ari mu nzu yande? Ngo ntabwo bajya bavuganye n'izina rya Yesu mu izina. Bamwita wa muki? Uri umusirikare wayobye. Uri umusirikare wa Satani, none uje mu nzu y'Imana, nugerageza ibikorwa byose ukora. Ntabwo ari Satani, ntabwo ari Imana ibibona. Birabonwa nande? N'Imana urimo guhamagara. N'Imana wishutse kuhamagara. Ntabwo iza kukumva, ntabwo iza kuko nayo irareba ivuga atari ko hari umusirikare wo kwa Satani n'ibyo, ari mu nzu yacu ariko ari guhamagara kwande? Ubure Satani ananirwe kugutabara, n'Imana inanirwe kugira gute? Ngukuntu abarokore bakubiswe n'abadayimoni. Utwo tuntu urimo rero uririmba wijamangaza gutyo nta kintu kirimo. Utwo tuntu twose ubona tukaragaza mu nzu y'Imana ngo nafashijwe, nahanuye, navuze ubutumwa, nshuti zanjye, no kuba wiriwe wicaya nta kintu. Nushaka usenye urusengero wubake sitade. Imana ikeneye umuntu ukora ibintu byayo ayubaha. Mu izina mwakubise cyane, bakubise neza, kubera ko uri umusirikare wa Satani ariko wayobeye mu gisirikare cya Yesu. Umva ipeti ufite mu ngabo za Yesu, ni ipeti ry'umugabo nta bwenge. Uvugwa mu ndirimbo ya 424, mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Igitero cya 5 kiravuze ngo ku musaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero. Igitero cya 6 kikavuga ngo umugabo nta bwenge yagiye agira ngo nk'uko abandi. Icya 7 kikavuga ngo nuko ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'akatanga ka mbere asanga mwabyumvise. Umuntu wihannye kino cyaha nk'igitekerezo kibi agikira ari uko ageze ku musaraba. Ari uko ageze nibwo woroherwa n'iyo mizigo. Ikintu cyitwa ikibazo kigata agaciro mu izina ryande. Sinzi ko nabivuze neza, reka ngende nihute. Mwakubise neza. Noneho kubera iki uri inshuti n'abantu, uba umwanzi n'Imana, kandi waba inshuti n'Imana ukamwanzi w'iki? Nuko umuntu ari umwanzi w'Imana inshuro ebyiri. Inshuro zingahe? Umuntu umwanzi w'Imana, mugende mu Bakolosayi igice cya 2:21. Umuntu umwanzi w'Imana mu mutima ku bwa bya bitekerezo bibi. Umuntu akongera akaba umwanzi w'Imana ku bw'imirimo mibi hagati ye n'abantu. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 21 mugende. Ntago ndabibabwiye ubushizera. Mwageze yose. Abakolosayi igice cya kangahe? Mama akanguka, bwira umuntu ko sinzira adatembagaza umwana. Namwe mwaririmbanaga ntago mubireba. Ubwo atembagaranya umwana ntibabatwara. Yesu ashimwe.
murahari? Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa kangahe? Umurongo wa 21. Murahari? Nari ngiye kubabwira ngo iyo uri inshuti n'abantu uba uri umwanzi w'Imana. Niyo uri umwanzi w'Imana, niyo uri inshuti n'Imana uba uri umwanzi n'iki? Impamvu nta yindi nuko umuntu ari umwanzi w'Imana inshuro ebyiri. Soma aho ngaho barakubwira Abakolosayi 1:21 ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. No kubw'imirimo mwabonye ko umuntu ari umwanzi w'Imana inshuro zingahe? Umuntu umwanzi w'Imana mu mutima hamwe hataboneka kubwa bya bitekerezo bibi. Noneho kandi umuntu n'umwanzi w'Imana kubw'imirimo mibi cya gice kiboneka. Noneho dore ingorane rero, ntabwo icyaha cyatangiriye hagati y'umuntu n'umuntu, hagati y'umuntu, ahubwo icyaha cyatangiriye hagati y'Imana. Noneho kugira ngo twihane aho byatangiriye hagati yacu n'Imana. Hagati yacu n'iki? Ahubwo tuza kwihana duhereye aho byarangiriye, ukishuka kuzagera aho byagize gute? Aho byatangiriye. Niyo mpamvu iyo umaze kubyihana kuko uhita wibeshya ko uba wabaye inshuti n'idini, ariko ukibeshya ko wabaye inshuti n'Imana, uhita uza kwibwira ngo nabitunganyije mu muti w'ikibazo. Ntawe izaguha, n'igisubizo yaguha kizakwica kuruta ikibazo. Mwakuvuze neza? Nari ngeze hehe? Kuri aka kantu kavuze ngo iyo wihannye cyangwa igikorwa kibi ubeshya idini ko wihannye, naryo ririteguye kukubeshya ko ukijijwe, ariko umva ibintu wikururiye iwawe. Uhaye Satani akazi ko kujya guhondera mu igunira ry'ibibazo. Ubeshya idini ko wihannye, naryo rikakubeshya ko ukijijwe, ubundi Satani akajya guhondera mu igunira ry'iki? Ry'ibibazo. N'uwo muruho abarokore bafite. Ufata ubuhamya idini ryaguhaye ugahita ubuhwanya n'ubuhamya Imana, nyamara mu mutima wawe uguma uri indushyi ushaka uwagutabara n'uwakurengera. Kubera ko wabeshya Imana uzagumana ubwo burushyi. Wibuke ko ikibazo ufite idini nta juru rigira, idini nta gisubizo cy'ikibazo cyawe rifite. Imana waje imbere niyo ifite ikibazo cy'igisubizo, niyo ifite igisubizo cy'ikibazo cyawe, ni nayo ifite ubugingo, niyo nayo yaguha ubugingo buhoraho. Mwabyumvise? None twarakijwe tugarukira hehe? Aho idini rireba kuri cya cyaha nk'iki, nk'igikorwa kibi. Murabyumvise? Murumva mbabwira nabi? Nubwo nakubwira nabi, si we wanzanye, si jye wakuzanye. Naragiye ubushize ngo mbega iyo ugiye kuri brigade baguhamagaye hari agapapuro baguha bakita konfokasiyo. Umurongo wo hasi uvuga ngo iki? Icyo uhamagara uzakimenyeshwa, wishyura habanza utega amatwi, banza wumve ibyifuzo by'Imana, hanyuma abone kuzana ibyawe. Ubone kuzana iki? Naho umurokore arisuzuma ari iwe, ari iki? Agahita yiyandikira n'imiti. Ati wampa inzu mu mujyi, akampa akazi, akampa imodoka, akampa umugore, akampa umwana, akampa iki? Mwakuvuze neza? Hanyuma ukazana n'imbere y'Imana. Ibyo byawe bihagarike, banza wumve ibyifuzo by'iki, hanyuma ibyo byawe ubishyize mu mifuka. Utari waba igisubizo cy'ibyifuzo by'Imana. Cy'ibyifuzo by'iki? Ntabwo Imana izabona uko iba igisubizo cy'ibyifuzo byawe. Mwe kujya mu kirere uko nguko. Imana tubare mu izina rya nde? Turi ku ijambo rivuga ngo iyo wizera ibyica abandi n'ibyo Imana igira gute? Igukirisha. Hanyuma turi ku gice kibanza kiri somo rivuga ngo iyo wizera bisobanura iki? Iyo wizera bisobanura nta cyaha. Tumaze kubona rero ko icyo twise icyaha ku bantu nk'igikorwa kibi, ku Mana icyaha ni igitekerezo. Mukurikire nyine munagiye kubanza mbireke kwizera, tuze gusoza noneho utahana igisubizo cy'ikibazo cyawe. Mu izina rya nde? Nageze hese. Nari mbabwiye rero ngo umva aho ngeze. Haravuze ngo iyo utizera urwana n'ibiboneka. Urwana n'iki? Urwana? Uwo mugabo ko yifashe nabira, urabona ukuntu yifashe gutya nk'umugore umugabo yahaye weekend. Ese pole sana. Mwagarutse neza? Nari mbabwiye ngo iyo utizera, iyo urwana n'ibiboneka. Urwana?
ariko iyo wizera urwana n'ibitaboneka. Aya magambo murayumva? Iyo utizera urwana n'ibiboneka, ariko iyo wizera urwana n'ibitabo. Genda uhinyuze hirya. Abakorinto ba kabiri ibice 18. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, nibwo bavuze urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Ndumva bivugitse. Mwahageze igice cya 4 umurongo wa 18. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye iki? Abakorinto ibice 4 n'umurongo wa kangahe? Wa 18. Ibintu turimo kumvira mu nzu y'Imana cyadusengera hejuru ni ibintu bisa no kuri, ariko si ukuri. Wishutse ko icyari igikorwa kibi, kiriya wihana ni icyana cy'icyaha, nyina w'icyaha ni igitekerezo kibi. Ni giki? Mwageze se? Nari mbabwiye ngo iyo utizera urwana n'ibiboneka, ariko iyo wizera urwana n'ibitaboneka. Abakorinto ba kabiri 4:18 marahari, haravuze ngo natwe nitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko iboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba byiteka. Ongeraho 5 umurongo wa 6 w'icyo cya 5, ni hafi. Haravuze ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. 7 havuze ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Mwumvise neza ko byasobanutse? Iyo utizera urwana n'ibiboneka, urwana, ariko iyo wizera urwana. Mwakumvise? Mereza duhere kuri aka gace ka mbere kavuze ngo iyo utizera urwana n'ibiboneka. Kwiba biraboneka, gutukana biraboneka, umujinya uraboneka, amahana araboneka, kwica biraboneka, gusambana bigira gute? Wihannye icyaha kiboneka nturizera. Genda ujye gutabaza nyine idini, utabaze leta, utabaze abantu, nibo bazi kuri inyangamugayo. Bya bindi tuvuga ngo Imana iraje birangize, ngo iraje, ahubwo uri umwanzi wayo ije kukurangiza. Hone sinago bireba wowe. Heze bavuga ngo Imana iraje igire gute? Kandi uri umwanzi wayo. Yarangiza ibyawe mbere yuko irangiza ibyayo. Kandi mu bibazo ifite nawe urimo, kuko uri umwanzi. None se urumva utari ikibazo ku Mana se? We wazanye ibibazo ku Mana, kandi nawe uri ikibazo kuki? Urumva urangira mbere arinde? Ni wowe wazanye ikibazo, nawe uri ikibazo kuki? Murabyumvise? Twagiye rero. Murahari se? Oya, wigira ubwoba, Imana ubwo yakubwiye amagambo ntago iri bukurangize. Ni wowe uza kwirangize nutumvira imiburo yayo. Nutumvira iki? Nta kindi kindi. Imana yigira urukundo. Igira iki? Mwakumvise neza? Nari mbabwira ngo iyo utizera urwana, kwiba biraboneka, gutukana biraboneka. Mwabyumvise? Mu yandi magambo reka mbivuge gutya. Icyaha nk'igikorwa kibi kiraboneka, gikorwa n'ingingo zacu ziboneka, ukagikorera abantu baboneka, ukakihana imbere y'abantu baboneka. Idini, leta, sosiyete. Mbasubiriremo ko muri kugira gutya bitera. Nari mbabwiye ngo icyaha nk'igikorwa kibi kiraboneka, gikorwa n'ingingo zacu ziboneka, ukagikorera abantu baboneka, ukakihana imbere y'abantu bagize gute? Ntabwo urizera, kuko uracyarwana n'iki? Muri mwabona ukuntu muri garidiyene cya cyicungo cyo ku cyuma bicaro bakabakaraga, bakaba iyo ukaraza abana kuko uri mukuru, bo baraseka bakanezerwa ko wabasunitse bakagenda. Ko basunitse, ariko se wowe basunitse abo bana hari aho bagiye? Hari aho bagiye? Natwe kuva turimo kurwana n'ibiboneka dusa n'abarimo kugira aho bajya, ariko ntawe turimo. Uri kwizengurukaho nyine ngo wayibwiye irumva. Yumvise igiki? Nitwaswingi twagufashe gusa nta kindi. Wakubise? Kuko igihe Imana izakumva niho tugana. Izagira gute? Nuko mu nzira unyura mutaha nta kintu iguhaye, nta kintu uza gutaha wumva amahoro.
imbere ya yanzara, imbere ya wa nyirinzu ukataha uririmba aho kurira, aho kujya gute, uzamenye ko Imana yagize gute, yakumvise. Kuko ahantu Imana iri haba amahoro. Haba iki? Niba nta mahoro ufite uri imbere y'Imana cyangwa ugataha ntayo ubonye, shitani wazanye urayitahanye. Imana bivuze amahoro. Bivuze iki? Niwe yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange. None indushya Imana ifite n'abantu bari mu nzu yawe. Ndabigenzane, ndapfuye. Iyo ntabwo ari sisitemu y'ijuru. Imana itubare mu izina rya nde? Mwakumvise neza. Ariko iyo wizera urwana n'ibitaboneka. Urwana murahari neza? Iyo wizera urwana, bivuze ngo iyo wizera urenga urwego rwo kurwana n'icyaha kiboneka nk'igikorwa kibi. Nk'igikorwa ukajya imbere y'Imana itaboneka, ukihana icyaha kitaboneka, aricyo gitekerezo kibi, mu izina rya Yesu utaboneka, ufashijwe n'umwuka wera utaboneka. Imana itaboneka na Yesu utaboneka n'umwuka wera utaboneka. N'umwuka wera batugeraho bahindutse ijambo, mwararyanze. Mwagize gute? Nta murakora ushaka ijambo, nta muhanuzi ushaka ijambo, nta munyamasengesho ushaka iki. Ni ibintu byo guhungiza gutya Imana ngo umuhanuzi avuge. Ngo umuhanuzi nashaka avuge gute? Ntabwo ufite umuhanuzi uruta uw'Abisirayeli witwa Mose. Mose yarakwigishaga, mwagera muri aya masaha munaniwe mwayura ngo wadutindanye, agahita bajyana ahantu hari urutare rungana n'urusengero, akarukubita amazi akadudubiza, akavuga ngo mutaza kugira ngo ninjye wavugaga, dore ikimenyetso amazi munywa. Bakabyina induru bakayiha umunwa, maze n'ababyinnye byabaye barapfuye. Nkaswe wowe utari wabwira n'imbeba yiwawe ngo ihagarara aho igeze. N'ababyinnye byabaye bagize gute? Barapfuye. Ibi bintu birenze uko, sinzi uwabivuze. Biriya bintu Imana iha n'abanyabyaha. N'abaki? Ni ikintu gitoya. Wowe urabyemerewe utarushye, ahubwo ubanje kuba inshuti y'iki, ukaruhuka rwose. Imana ikabiguha, noneho bitazakuvana kuki? Bitazakuvana ku Mana, kuko ufite Imana ibirusha imbaraga. Kuko ufite Imana ibirusha ibiro. Ibirusha none te n'ubu ngubu inzu irarusha ibiro mu Mana. Inzu irarusha ibiro Imana ikurimo. Imodoka irarusha ibiro Imana. Akazi kararusha ibiro iki? Nibaguha akazi ntuzagaruka hano. Nibaguha inzu ntuzagaruka hano. Kuko wumva Imana isa n'ikintu wigeze ukena mu buzima. Wumva Imana ikujyanye urayisawe. Imana irenze ubutindi wabyirukiyemo muri Afurika, irenze n'ubukire ubona n'abanyaburayi. Ikorera hejuru y'icyo kirere. Y'icyo giki? Y'icyo ni ikorera hejuru y'ubutindi bwa kinyafurika, igakora no hejuru y'ubukire bwande bw'abanyaburayi. Kuko ugiye Burayi nyine wa muzungu ni kadogo, wa wize ni kadogo, wa munyamafaranga ni kadogo. None urumva watuburwa nuko iguhaye amafaranga ikaguha akazi. Banza wumve kushyitse kuko ufite iki? Imana. Mu izina mwacyumvise? Ngiye kubasubiramo ako kanigendere. Karavuze ngo icyaha igikorwa kibi kiraboneka, gikorwa n'ingingo zacu ziboneka, tukagikorera abantu baboneka, tukakihana imbere y'abantu. Ariko none ubwo rero ntabwo urizera. Ariko iyo wizera urenga urwego rwo kurwana n'icyaha kiboneka, aricyo gikorwa kibi, ukaza imbere, aricyo gikorwa kibi, ukaza imbere y'Imana itaboneka, ukihana icyaha kitaboneka. Ukaza imbere y'Imana itaboneka, ukihana icyaha kitaboneka, aricyo gitekerezo kibi, mu izina rya Yesu utaboneka, ufashijwe n'umwuka wera. Iyi Imana itaboneka na Yesu utaboneka n'umwuka wera utaboneka, batugeraho bahindutse iki? Ijambo. Mwanzi ijambo, kumira ijambo, kumvira ijambo, bivuze kumira Imana n'Umwana n'umwuka wera. Ibyo urimo kuvuga no, byose biri mu ki? Ni mu ijambo. Niba wanze ijambo, Imana iguhaye kuvuga ubutumwa, uri umukozi w'iri jambo. Iguhaye guhanura, uri umukozi w'iki? W'iri jambo. Iguhaye ubukire, uri umukozi w'iki? Yango bikoresha unyuranya na boss arakumena. Uvuga ngo ndumva hari iki? Nta kintu kirimo wanyuranyije n'iki? Nta kintu kirimo. Muragafashe? Twagiye. Umva aho ngeze rero.
ngiye kubereka rero imbaraga z'ibitaboneka. Imbaraga z'iki? Banza usome ijambo mbikubwire neza. Abaheburayo 11:3. Abaheburayo 11:3. Si hafi y'ibyahishuwe ntihaborohera. Abaheburayo 11:3. Murebe ukuntu abarokore bakennye. Ufite ikintu kiruta amafaranga kikaruta iburayi ariko ukaba ugenda ubibera mu gihugu. Abafite ibyaremwe baragenda basusurutse, wowe ufite iyabiremye uragenda usuherewe. Bivuze ko nyine ibyo urimo utabizi utanabizi. Mwahageze abaheburayo kangahe? 11:3 nabasize. Haravuze ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa. Mwabyumvise? Ibigaragara sibyo bitaremwa mu bigaragara. Ibitagaragara bitaremwa mu bitagaragara. Ibitagaragara si bitaboneka. Umva rero imbaraga z'ibitaboneka aho zishingiye. Imbaraga z'ibitaboneka aho zishingiye nuko ibitaboneka ari byo bibyara ibiboneka. Ari byo bibyara iki? Murakumvise? Imbaraga z'iki? Z'ibitaboneka aho zishingiye nuko ibitaboneka ari byo bibyara. Murahari? Noneho urumva nababwiye rero icyaha kitaboneka. Ngiye kurushaho nyine kubitsindagira. Nabwiye icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo kibi. Mbabwira n'icyaha kiboneka nk'igikorwa. Noneho kugira ngo mubyumve banza ndebere umwanzi utaboneka. Umwanzi ugira gute? Mureba mu bahebura Abefeso 6:12. Gute cyane. Abefeso kangahe? Abefeso 6:12 ubanza urebe umwanzi utaboneka. Twabonye icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo kibi. Twongeye kubona nanone icyaha kiboneka nk'igikorwa kibi. Tubanze turebe rero umwanzi utaboneka ari ubadayimoni. Mwahageze ni ijambo dusanzwe twizina abasize. Aravuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu hehe ho mu ijuru. Mwabyumvise? Dore umwanzi ugira gute? Nguyu umwanzi utaboneka. Utagira gute? Nago warwana nawe utizera. Kuko iyo wizera nibwo urwana n'iki? Nibitaboneka. Mpereza rero. Nashaka kumvisha za mbaraga zitaboneka. Icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo kibi. Nicyo kibyara icyaha kiboneka nk'igikorwa kibi. Noneho umwanzi utaboneka aro badayimoni tumaze kubona mu Befeso nibo babyara umwanzi uboneka. Aricyo kibazo. Aricyo giki? Aricyo ni dayimoni ziwawe ikihindura ubushomeri. Ikihindura iki? Ikihindura inzara, ukihindura ubukode, ikihindura kubura minerivare, ntiwige, ukaba muri ya nzara no kwambara ubusa. Noneho rero ni izo dayimoni, bwa bukene bw'ibibazo bya kinyafurika. Hari izindi mbaraga zibiri inyuma zitaboneka. Zijyajya gute? Noneho wowe ugahora kubera kutizera, ugahora urwana n'inzara. Kandi inzara siyo kibazo, ahubwo hari dayimoni yahindutse iki? Ikibazo. Ugahora urwana n'ideni, kandi ideni si cyo kibazo, ahubwo imbaraga mbi zahindutse iki? Ideni zizakwica. Mwabyumvise? Nizo mbaraga mbi. Reka nkabereke gutya. Urabona kano gakaramu kanjye nyine kugira ngo kajye ku mufuka wanjye w'ikote tugendane cyangwa w'ishati. Okay? N'uyu muti w'ikaramu wonyine. Murawureba? Aka gati k'ikaramu kadahari se iki giposhete hari cyo kimaze? Hari ikindi kimaze? Noneho rero icyo utazi, iki giposhete cy'ikaramu kiri hano, agaciro kigira n'uyu muti w'iki? Noneho rero uyu muti w'ikaramu niwo nagereranyije na wa mwanzi utaboneka roba dayimoni. Dore ikintu kiri iwawe ntikiboneka. Ya nzara iri iwawe
kwa kundi ubona nabuze umugore mbura umugabo mfusha umugabo ndarwara gutya ni iki kintu noneho kuko uyu mwanzi utaboneka ari we uhinduka umwanzi ugira gute twe twirirwa turwana n'abaringa iki kintu waza n'Imana nibaringa ni baki ni baringa wasunika igicucucucu cyawe kikazagenda kugira ngo kizagende nuko bakwigizayo wowe bitabaye bityo uzarinda usaza kitari cyagira gute ngiki kintu muri kurwana nacyo ngiki kintu muri kujya gute barangiza mukaza gutera Imana agahinda muvuga ngo abandi babigenza bate abandi banyuze mu nzira y'icyaha Satani abaha ibisubizo bipfuye nawe niba ushaka kugera ku by'Imana nyura mu nzira z'iki pana amanyanga nuko indaya ziturusha agaciro zikora kwa Satani zigahembesha kwa Satani nawe umurokora afite Satani nk'iyiki nk'iyi ndaya ariko we azana imibyizi yakoze kwa Satani akayizana ku Mana mwabyumvise wayobye bosi nyine ngo ntabwo mubyumvise indaya ziturusha agaciro ziturusha iki indaya ikora kwa Satani hanyuma ubu nimugoroba yamaze kugera hariya nyine kuri rya tubwira agasenge yumva mukanyira ronga amata kuyasubize ku isoko ijye mu irogi kwande ikora kwa Satani igahembesha kwande nawe rero ufite Satani nk'iyi ndaya kuko wanze gukizwa ufite ubuhamya bw'idini ukabyitiranya no gukizwa mwakoze neza none imibyizi rero wakoze kwa Satani wowe uyizanye hehe mu nzu y'Imana igipanda niho wakizanye urapfa kabiri upfuye kabiri kuruta indaya nuko abapagani bari kuturyana ibyacu bari kuturyana iki shitani ufitiye mu nzu y'Imana ifumbira shitani y'umupagani agafata ibisubizo wari guhabwa ukagumana ibibazo yari gufata kubera ko nyine kwa Satani indaya isambanira aho igomba gusambanira si mwirogi ku butaka bwa Satani wowe urasambana kandi uri ku butaka bw'ijuru ubwo se urumva usambanira hano mu rusengero n'usambanira mu irogi ukwiye guhanwa mbere nini abapagani baraganya bari ku butaka bwa Satani aho bagomba kuganya aho bagomba nawe uraganya uri mu nzu y'iki umupagani urimo kumuteza inkunga ku Satani y'iki urahana abanjye n'aba urabahana kuko ibyo abanjye bakora nibyo nabawe ibyo yari kugwa Imana ikajya kubitanga ikabigutangaho mwakuvuze cyane iki ni igisirikare gifite amabwiriza ugiye gusenga uje hano wagombye kuza byibura uti Imana byananiye Imana byagize gute none uraza gusenga uvuga ngo wampe ibiryo ngo wampe amashuri ngo wampe amafaranga wampe umwana nanjye ukora ugira gute n'abandi bifite barimo bararira barimo baragira bate bararira nese ntabwo mubona ko baduhamagara ngo dusenge ibyifuzo hano siko tubikora uravuga ngo Imana ugapfukama umwe akavuga mpa umugabo undi mpa umugore uriya uri urugero urabona nyine kurya baduhamagara hari ikifuzo abakobwa badasengera batavuga wabahamagara muri rusange bagahita bapfukama uyu mukobwa apfukamanye kujya dupfukama mu gihiriri ashobora kujya gutya agahishurirwa ati Imana rero agahita agira gutya nyine agahita yihagurukira mu basengerwa ati wamuvuga butumwa nubwo bavuze ngo abantu bafite ibyifuzo baze basengere tari ikintu Imana impishuri akavuga ati se ni iki njyewe ndi umukobwa ntababeshye nababwiye yuko nabwiye Imana ko ni umugabo nzagira amahoro nzagira iki ariko mbonye n'abagore babaye abakobwa nkanjye nabo bapfukamye babwiye Imana ko nibabona abagabo izaba iki bazagira amahoro none se ko babafite bakaba nta mahoro bafite nanjye nimbona umugabo ubwo nzabona amahoro n'ababafite barababuranyira makovize wowe urapfukamye ngo Imana niguhunze uzagira iki amahoro upfukamanye n'abazifite n'abagize gute ubwo se agarutse gupfukama ari uko inzu itanga amahoro impamvu agarutse ni uko icyo yasabye yasanze atari cyo yari gusaba atari cyo yari kujya gute atari cyo upfukamye uvuga ati Imana mpa imodoka upfukamanye n'uwayizanye atarya umunyu arya ibisusa n'ibiboga gusa ubwo se apfukamye ari uko imodoka itanga amahoro muri kwisuka ariko muri kujya gute ntabwo ibibazo bibuza amahoro nta nubwo ibisubizo bitanga iki ntabwo ibibazo bibuza amahoro nta nubwo ibisubizo biyatanga nta nubwo ibisubizo banza wumve neza nta nubwo ibisubizo ahubwo uko ugenda ugira ibisubizo ugenda urushaho kugira iki kubura amahoro twigendere rero mwabyumvise ibyo nari mbabwiye ngo icyaha nk'igitekerezo kibi nicyo kibyara icyaha kitaboneka icyaha ari cyo gitekerezo kibi
icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo nicyo kibyara icyaha kiboneka nk'igikorwa kibi. Noneho icyaha umwanzi utaboneka aribo badayimoni, aribo baki? Nibo babyara umwanzi uboneka aricyo, mwakumvise? Kambasubiremo nanduruke. Icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo kibi nicyo kibyara icyaha kiboneka nk'igikorwa kibi. Umwanzi utaboneka aribo badayimoni, aribo baki? Nibo babyara umwanzi uboneka aricyo kibazo. Mwakumvise? Ikosa rikomeye rero. Iyo tumaze kwihana icyaha kiboneka aricyo icyaha kiboneka nk'igikorwa kibi, nk'igikorwa kubera ko twibeshyemo umubare. Ukibeshya kuba ubaye inshuti n'idini, ariko wibeshye kuba inshuti n'iki? Uhita utera urenga ugabwira Imana ngo ni gukiza iki? Umwanzi uboneka. Wihannye icyaha kiboneka, wihannye icyaha none uje kubwira Imana ngo ni gukize umwanzi uboneka aricyo giki? Ngubu bukene. Ngiye kubaha umuti nigendere rero. Ngiye kubaha iki? Muribuka umuti isomo ryarangiye nyine ngiye kubaha umuti mitemba ingero. Mitemba iki? Ingero. Muribuka mbabwira Imana itaboneka, Imana na Yesu utaboneka, n'Umwuka Wera batugeraho bahindutse. Iyo wumviye ijambo ry'Imana ariko kwizera, ariko ukiri icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo kibi, ugakira icyaha kiboneka aricyo gikorwa kibi, aricyo gikorwa, ukabutsinze umwanzi utaboneka aribo badayimoni, aribo baki? Hanyuma uyu mwanzi uboneka ukamufata mpira ukamutsinda mu izina rya nde? Murabyumvise neza? Nuvuga ngo uyu mwanzi uboneka Imana itangira kumucuramo igisubizo cy'ikibazo cyawe. Murakumvise neza? Ngiye kubasubiriramo. Iyo wumviye ijambo ry'Imana, ijambo ariko kwizera, ukiri icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo kibi, ugakira icyaha kiboneka nk'igikorwa kibi, nk'igikorwa. Iki cyaha kitaboneka n'ikiboneka ni umutungo w'aba badayimoni na Satani. Ugifite umutungo wa Satani witwa icyaha kitaboneka n'icyaha kiboneka, iki kibazo ni amapingu bazayagufunga mpaka. Ariko iyo wumviye ijambo ry'Imana ariko kwizera, ukira icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo kibi, ugakira icyaha kiboneka nk'igikorwa kibi, ukabutsinze umwanzi utaboneka aribo badayimoni. Hanyuma uyu mwanzi uboneka, uyu mwanzi umufata mpiri, Imana itangira kumubyaza umusaruro ku buzima bwawe mu izina. Haleluya. Noneho rero ni iki kizakubwira ko wumviye ijambo ry'Imana ugakira icyaha kitaboneka aricyo gitekerezo kibi, ugakira icyaha kiboneka nk'igikorwa kibi, ugatsinda umwanzi utaboneka aribo baki? Ari badayimoni. Nuko uzumva amahoro imbere y'umwanzi uboneka aricyo kibazo. Mwabyumvise neza? Mwabyumvise? Kwizera gukorera mu kibazo kandi gukuzwa n'ikibazo. Kwizera gukorera he? Kandi gukuzwa n'iki? Niyo mpamvu umurokore ugitinya ikibazo nta mwanya ufite mu ngabo za Yesu. Niba Imana igukunda ezwe utahe, kuko iki gisirikare Yesu yakirambiwe, gihora gisenga Satani mu isura yo gutinya ikibazo. Mu isura yo gutinya iki? Ntabwo umurokore atinya ikibazo, ahubwo atinya iki? Icyaha. Umwanzi uri wawe ni iki? Ntabwo ari ibibazo bihari, ahubwo umwanzi uhari ni iki? Ni icyaha. Kandi abonye ko icyaha atari igikorwa kibi, ahubwo icyaha ari igitekerezo. Reka mbaho urugero rero. Kalebu na Yosuwa, Kalebu nande? Bari barabanje kwica umunaki uboneka. Umunaki? Oh no, bari barabanje kwica umunaki utaboneka. Ikimenyetso, bari barimo bumva amahoro imbere y'umunaki uboneka. Tuzabarya nk'umutsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari iruhande rwacu, ntimubatinye. Niba waje mu nzu y'Imana wagombye gutaha uvuga nk'aba bahungu, nk'aba imbere y'amadeni y'inzara n'ubukene n'ibindi, wagombye gutaha uririmba mu izina rya nde? Kuko wabonanye n'Imana irusha ibibazo byawe imbaraga. Mu izina rya nde?
imitungo ya Satani yitwa icyaha kitaboneka n'ikiboneka, wabimusubije, wabyivuje, waje uvunika, ugomba gutaha uririmba kandi wajurira mu izina ryande. Icyo ni ikimenyetso simusiga cy'uko wakoze ku ncundura za Yesu. Haleluya. Dawidi yari yarabanje kwica Goliyati utaboneka. Ikimenyetso yari arimo yumva iki? Yari arimo yumva amahoro imbere ya Goliyati, avuga ati ndakwica nguca igihanga. Naho urimo kubona ideni iri guca igihanga, urumva uri mwito usengeraho Dawidi asengera se? Ese ntabwo bireba neza. Dawidi urimo urasengera he? Urasengeraho Sawuli yasengeraga. Sawuli yabonaga Goliyati amuca umutwe, amuca iki? Ariko Dawidi akabona Goliyati aca umutwe wande. Urasengera mu idini Sawuli asengeramo, kuko Dawidi we arimo kubona igihanga cya Goliyati imbere ye agica. Sawuli akabona igihanga cy'imbere yande. Si ikibazo si kimwe se? None se ntabwo bireba? Dawidi arimo arumva amahoro imbere ya Goliyati. Arimo arumva amahoro? Sawuli ari yabuza amahoro imbere yande. Nuko abarokore bari gusenga. Ubwo se urumva uri gusengera aho Dawidi asengera, uri gusengera aho Sawuli agira gute? Ubwo rero nyine we, ubwo si ibyo uvuga ngo ndasenga ngo ndahanura nibi. Ubwo si ibyo urimo nibi. Ibyo uvuga ngo ndasenga ngo ndahanura ngo mfite za masezerano nibikize. Uwakagize amahoro, uwakagize iki? Niwe wayabuze, kuko Sawuli afite igihugu cyose n'ingabo n'amabanke n'ibyo byose. None yabuze iki? Ariko uwakabuza amahoro ari we Daso umushumba arimo arumva iki? Ubwo se munumva mudakora ibintu kinyuranye? Urumva ikibazo ari inzara iri iwawe? Urumva ikibazo ari ukutize? Urumva ikibazo ari ubupfubyi? Ikibazo ni icyaha. Imana itubare bwiza ryade. Twagiye mu ntwaye iminota. Yesu ashimwe. Ngiye kurero kuba twasomye ijambo ahandi Yesaya 3:5-8 ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira zikizere kwera abandi bitima ntibazayicamo, ahubwo izabi y'ababande bagenzi n'abarabaswa ntibazagira gute? Nuvuga ngo nta mwanzi n'umwe uri mu nzira ijya mu ijuru. Ijya umwanzi uhari n'umwe n'icyaha. Umwanzi uhari n'umwe. Mwacyumvise? Niho bavuze ngo inzira ni nyabagendwa. Inzira ni nta bariyeri irimo. Uzahura n'ingorane niba uyinyuzemo ufite icyaha. Ntabwo abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo abantu nyiri iyi nzira iki ba nyirayo ni abantu badafite icyaha, bejejwe n'ijambo, bagakira icyaha nk'igitekerezo kibi, bagakira icyaha nk'igikorwa. Muragafashe kwa Hoseya murahibutse, havuze ngo uzi ubwenge wese niwe azitegereza ibyo, witonda wese niwe uzamenya ko inzira z'Uwiteka zitunganye, kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazagirwamo. Mwakumvise? Iyi nzira rero ni nyabagendwa ku muntu ukiranuka, ku muntu, ariko n'urupfu n'imva ku muntu udakiranuka. Bivuze ngo nta ngorane ziri wawe mu rugo, nta ziri muri itorero rya ADEPR, nta ziri muri iki gihugu, nta n'iziri mu isi ku muntu wizera. Ku muntu ariko iyo ukijwe neza, iyo ukijwe uragenda ukagwa mu isi y'amahoro, mu izina ryande. Haleluya. Ubwo se dusoje ngiye kubaha ingero. Reba hano, iyo nta cyaha ufite, iyo ufite icyaha mu mutima, iyo ufite icyaha ujya munsi y'ikibazo. Ikimenyetso ugira ubwoba, ugatinya, ugahagarika umutima. Urugero ni twarubonye ni Sawuli. Sawuli buri yari ari munsi ya Goliyati. Yabuze iki? Yabuze amahoro imbere ya Goliyati, yatanze umukobwa warimo guturatura. Ariko iyo nta cyaha ufite, nta cyaha, uva munsi y'ikibazo ukajya hejuru y'iki? Ikimenyetso nuko wumva amahoro nyine mu kibazo. Urugero twarubonye ni Dawidi, yari arimo yumva iki? Amahoro imbere yande. Murakumvise? Aha, dusoze rero. Isomo turarirangije, maze kubigisha kwizera, mbigishije icyaha, mbikishije iki? Mbaha n'umuti. Mbaha n'iki? Umuki? Mwacyumvise? Icyaha ni igitekerezo kibi. Nushaka kugikira, uzumvira ijambo ry'Imana. Murabyibuka kuwa mbere mbigisha no mwayibutse? Ntuyivura icyaha nk'igitekerezo kibi. Niwo muti, niwo ki? None bavuga ngo iyo wumviye ijambo ry'Imana mu gice cyantu, mu gice ukira icyaha nk'igitekerezo kibi, niko kwizera, niko ugakira icyaha nk'igikorwa kibi.
ugakira icyaha, ugatsinda wa mudayimoni, wa mwanzi utaboneka. Hanyuma ikimenyetso cy'uko wabikoze nuko wumva amahoro. Wumva iki? Imbere y'umwanzi uboneka. Icyo nicyo kiruhuko. Buri murokore n'umukire. Buri murokore niki? Buri murokore kuko nta bundi bukire buri hejuru yo kugira Yesu. Yo kugira none uragenda ubebera wowe. Nuko Imana yirutwa nicyo uyifuza. Nicyo Imana yawe irushwa imbaraga nicyo kuko uyibeshya ko ikiguhaye wagira amahoro. Kandi muri kumwe yonyine ntayo ufite. Ntayo? Urimo kubeshya rero. Reba Dawidi atari yahabwa nzayo ubwami, atari yagira ati harimo kwinjoyinga Imana imbere yande. Imana iruta nari nkubwiye ngo ikimenyetso cy'uko Imana irushwa ibiro mu mutima we nicyo uyisaba. Nicyo nuko wumva ubonye cya kindi uyisaba aribwo wagira amahoro. Aribwo wagira iki? Nyamara muri iyo ngiyo ugisaba irahari ntayo ufite. Ntayo ugize gute? Imana irahari nta mahoro ufite. Niguha amafaranga uragira iki? Wapi ngo urwo rupfu rw'umurokore. Banza wumva amahoro. Wumva iki? Kandi Imana igira gute? Ihari yonyine kuko iruta amafaranga. Iruta iki? Iruta amashuri. Banza ususuruke nk'ufite amashuri kandi utarize. Kuko ufite ikiruta iki? Amashuri. Banza ususuruke nk'ufite amafaranga kandi waburaye. Kuko uryamanye muri iyo nzara n'Imana yarema ibiryo. Mwizina none uragenda usunasuna ejo nzamerane niwo uzicuruza. Niwo uzicuruza. Niwo ujya gute? Murabona amaganya niwo ugira gute? Uyacuruza. Urumva uzagendana n'Imana gute wowe? Ayo maduka na ya Satani ubamo wowe. Abapagani no bagomba kuganya. No bagomba kuvuza induru. Nejo nzamerane n'izabo. None wowe wazibateyemo. Nizo ducuruza nyine. Nizo ducuruza ukungu. Warangiza ngo urashaka ko Imana igira gute? Ngo ni ntabara. Ngo nigira gute? Twisoreze twigendere. Isomo ryarangiye niyo mpamvu Dawidi Goliyati yujuje iby'abantu bashima. Yujuje iby'abantu ariko nta na kimwe yujuje mu by'Imana ishima. Dawidi nawe yujuje byose Imana ishima ariko ntacyo yujuje mu by'abantu. Ni intambara igiye kubaho. Ni intambara hagati y'abantu bujuje iby'abantu bashima ariko badashimwa n'iki? N'Imana. Ni intambara hagati y'abantu bashimwa n'Imana ariko bagawa n'abantu. Ni iki? Nuru rugamba rugiye kubaho. Bivuga ngo warize ngo wasoma aca amanyanga. Nta kintu na kimwe kirimo. Nta kintu na kimwe kirimo. Ntacyo. Mwakumvise? Twisoreze rero. Ngiye kubusoza mbaha ingero z'abantu bizeye hanyuma Imana ikabakirisha ibyisha abandi. Ikabakirisha? Tega amatwi nako utumvise urakumva. Murahari? Umwuzure, ayo magambo murayazi muri Bibiliya niyo mpamvu nta mirongo mbahaye. Umwuzure wisha abantu bo mu isi ya mbere. Bo mu isi? Ni nawo wakijije Nowa. Ni nawo wakijije n'umugore n'abana be. Kubera icyo umwuzure wisha abantu bo mu isi ya mbere ugakiza nawe n'umugore n'abana be, nuko iyo wizera ibyica abandi n'iby'Imana igukirisha. Haleluya. Barokore musenga mwirukana ibisubizo. Ibyo yazanye ngo ihonda abapagani yabizanye we ngo ibigukirishe. Haleluya. Murakabaceza ibihano by'abapagani. Ibihano by'iki? Nibyo bihembo byacu. Haleluya we. Yesu ashimwe. Mwakufise noneho umwuzure numwe. Umwuzure none wisha abantu bo mu isi ya mbere ariko ukijije Nowa n'iki? N'umugore n'abana be. Kubera ko iyo wizera ibyica abandi n'iby'Imana, abandi bicwa n'ibibazo. Twebwe dukizwa n'iki? N'ibibazo. Abandi bicwa n'ubushomeri. Imana idukirisha iki? Ubushomeri. Abandi bicwa no kutagira imiryango. Twebwe dukirisha kutagira iki? Abandi bicwa no gukena. Twebwe dukirisha ubukene. Murabyumvise neza? Hako nago ntuza yabatumiye hariya. Damascene mwari muramuzi? Niwe ujya uvuga ubuhamya bw'umuhungu umwe wegera umukobwa
Manuel basenganaga muri groupe muri iki noneho abwira umukobwa urangije Butare muri medicine undi ni Nyakatsi kwa kundi atari ko Imana nyeretse umbera umugore unyerera iki atese Manuel ni Imana ibikubwiye cyane kunyikundira arasuna bigera muri groupe yose bigera muri iki bigera baramumwaza aragenda ararindagira umukobwa bigezeho noneho biteye umujinya ahita abona buruse yo kujya kwiga kwispecializa mu Faransa wumvise kandi Imana bivuze ngo umukobwa yageze ati wa mana we sinanze ko Manuel ambera umugore ariko umbera umugabo anaramo kumugejeje hano ati nanjye nzemera ko ari we nzemera ko ambera umugabo noneho umva ukuntu Imana rero ibyica abandi ari by'Imana igira gute haciye igihe byaribagiranye Manuel ararwara ajya se hashika babura uburwayi ajya se hashika babura bamutransfera Roi Faisal babura iki inama y'abadogiteri iraterana bati uburwayi bwe burakaza ugomba kujya muri Afrika y'Epfo mwakovize medecin directeur umushinzwe nyine ivuriro nyine ryose uriyobora haraza arasuzuma ati indwara ntabwo yajya muri Afrika y'Epfo igomba kujya mu Faransa igomba kujya he igomba kujya Manuel abivuga neza ati najyaga muzomera ati tugashaka icyo umwenda azagenda yambaye ati yagiye yambaye bya byenda by'icyatsi kibisi bajyana abantu mu ibagiro aryamye kuri brancard ngo yabwiraga Manuel ateze cya Manuel muzaze kumerekeza bambwiye ko nzajya mu Faransa aha aryamye akajya abwira Manuel ati Manuel atese ati uko ngiye mu Faransa nawe ko wavuze ko nuri indege uzajyayo nawe uzayurara Manuel akajya areba atya wa muhungu rero ageze mu Faransa umufiance wari wa mugokobwa we w'umuzungu niyo yaje kumwakira bananirwa yari umuzungu bananirwa kuvugana mu kinyarwanda hajya guhamagara wa mukobwa ngo hano haje umunyarwanda mwene wanyu ngwino umuvugishe tumuvure ahageze asanga ni Manuel arafuka amahereza Imana icyubahiro atuye n'umugabo wanjye uyu ni umuki iyo wizera ibyica abandi nibyo Imana iyi ndwara ya Manuel ni ikibazo cyangwa ni igisubizo ubukene bwawe ni ikibazo cyangwa ni igisubizo Haleluya mwacyumvise inyanja itukura yishe abanyegiputa yishe ni nayo yakijije Abisiraheli kubera iki inyanja itukura yishe abanyegiputa hanyuma igakiza Abisiraheli igakiza nuko iyo wizera ibyica abandi nibyo Imana mwakumvise neza dusubire kwa Goliyati na Sawuli na Goliyati nande na Dawidi icyari cyazanye Goliyati kwa Sawuli kwande nugukura Sawuli ku ngoma ariko icyari cyazanye Goliyati kwa Dawidi nukumushyira ku ngoma nukumushyira he Goliyati yaje ari ikibazo kwa Sawuli yaje ari ikibazo ariko icyarimwe yaje ari n'igisubizo kwande none se koko Sawuli arire hanyuma Dawidi atere aririmba iyo Sawuli yateye barokore ntago ushobora kuva aho uri byose bipfira mu bwonko intambara ni mu bitekerezo niho uyitsindira ni naho uyitsindirwa ni naho iyo ikibazo kije ibibazo bigira gute biba byaje gucisha bugufi isi y'abapagani kuko Imana ibagira neza bakayigira nabi ibyo byaje gucisha bugufi abapagani biba byaje gushyira hejuru no gusubiza agaciro isi y'abarokore birababaje rero kubona imintu Imana yazanye guhonda abapagani kandi kabizana ngo igukize igira gute wowe birimo kukuriza nagira untizi nota aho ngaho hafi mbereke neza banguka cyane buretse bazane kiriya kibyibushye cya 5 kirahari oya ntacyo ubu rero wowe oya yazane yose turayagusubiza nihagira umuntu urinza rero umuntu uri cap ngwino ufashe wo ni na byinshi by'ifaranga mwa noneho urabona nyine hari ukuntu ufite amafaranga make reba hano turi mu nzira guke tugenda inzira tunyuramo n'abapagani ni zimwe ibibazo byacu ni byabo mwakovize urasonza agasonza urapfusha agapfusha uriga gukongo none hari ukuntu rero ugenda gutya mu nzira ubu ngiye mpangariye wa muntu utizera umupagani w'umuki waryo witwa Silvestre rero ubwo ni wa mukirisi turi mu nzira tunyuramo hari igihe rero ukora umufuka gutya amafaranga akakunyikuka agatakara yatorere rero uze tugende mwaruje neza ngewe inzira nyuzemo ndimo kurira na Silvestre azarira
inzira nanyuzemo ndira. Silvestre azayinyuramo aririmba agira gute? Ari inzira nanyuzemo mpagaritse umutima. Silvestre azayinyuramo atuje iki? Inzira nanyuzemo ngahuramo n'umwaku. Silvestre yahuye n'iki? N'umugisha. Inzira nanyuzemo ngahura na Satani. Na Silvestre ni Satani yahuye nayo. Ngibi ibintu bibariza rero. Ngibi ibintu murarizwa n'ubukire Imana yabahaye nta kintu. Nta njandijanda abe nakariya kana gato. Nakariya kana nta njandijanda ibamo. Wishwe nuko ubivanga. Ugiye ukabwira Imana ngo Mana ntabara. Subiza amafaranga y'abandi hariya kwa wowe, ubwo naguhanuriye bazaguha yawe. Ihute. Mwakumvise neza? Ugiye ukabwira Imana ngo Mana ntabara. Mana gira gute? Yakubwira ngo ngutabare iki k'ibisubizo byicayemo. Wewe kubera ko uri umuntu nyukoteze. Inzara mfite se utise nibi. Inzara ubukene kutagira mwene wanyu. Kutagira nibwo bukiri. Igaga ngo vanamo icyaha cyonyine. Vanamo ikintu gesheje Imana agaciro urakizi? Waba ukizi? Nukubona utarize Imana ikaguha yanze igeretse. Meya wize akaza akabura hwaba agacumbike utarize. Ukajya ubwira ati ayo mazi sinyashaka imbere y'inzu yanjye. Uri meya hariya nanjye uri meya wanjye. Nicyo gesha Imana iki? Mwakuvuze neza. Ntabwo ari igitangaza. Wowe ni igitangaza. Ntabwo ari igitangaza ngo umuntu avuge icyongereza I'm coming now. Ntabwo ari igitangaza ngo umuntu agire gute? Ngo umuntu avuge icyongereza yarakize mu ishuri. Yarize university. Igitangaza nuko wasenga Imana ikakuvugisha icyongereza wa wundi wakiza kwicara. Nibyo Imana yagize gute? Yaduhamagariye. Tugeze i Babuloni muri yo dusoza. Murahari neza? Murahari Babuloni? Urwobo rw'intare rwakirije Dawidi. Rwakirije? Urwobo rw'intare rwakirije Daniel. Ni narwo rwishe babagabo bamugambaye n'abagore n'abana babo. Kuki urwobo rw'intare rwikize Daniel rukica barabagabo n'abagore n'abana babo? Nuko iyo wizera ibyica abandi ari Imana. Itanura ry'umuriro muraribonye? Muraribonye neza? Ryakije Saduraka Meshaki nande? Ni naryo ryije babasore babateruye. Kubera iki bari abasore bishwe n'umuriro. Hanyuma bari bagakizwa n'umuriro. Nuko iyo wizera ibyica abandi ari Imana. Mu mukino w'amakarita iturufu inyuma y'izindi ni iyi. Mu mukino w'amakarita iturufu inyuma y'izindi ni inganda 3. Ni inganda iri ya karita nubwo ari agapapuro. Iturusha ubwenge kandi ari twe tuyikina kuko iziki isuzuguritse ari ikarita y'inyuma y'izindi. Niyo uyifite ubwira mwene wanyu ufite 3 tuni umucira isiri ngo nta kintu mfite. Nta kintu? Ariko iriya karita yimaze kumenya makuru, yimaze kumenya kwiri mu ruhande rwa Bwana yimitswe. Bwana yiturufu ntabwo iva mu mukino iwugumamo. Igitumye iwugumamo mva inshingano ni uguhonda bya Bwana bindi bitari mu ruhande rwa Bwana y'iki yiturufu. Mu izina igahonda y'amaseti, igahonda y'amizungu, igacapa ikanura. Mu izina ikibazo ni ukutisobanukirwa. Ikibazo kibaye ikihe? Kuti Dawidi yari inganda 3 so mushumba ariko yarisobanukiwe. Uri umukobwa niwe wakwemera umugabo w'umushumba. Uri umubyeyi niwe wakwemera umukwe w'umushumba. Uri umushumba ntiwanyura ku mushumba ngo umuhe invitation. Birutwa no kuyinywa mitabi. Mwakubize neza? Mwakubize cyane? Ariko kuko Dawidi azi ko ari uw'inyuma y'abandi muri societe. Si inganda 3 yarisobanukiwe azi ko ari mu ruhande rwa Bwana amabwana Uwiteka. Iturufi zirya zose. Haleluya! Agiye imbere ya cyabwana Goliath. Gifite amashuri kitagira Imana, gifite amafaranga kitagira Imana, gifite inganda kitagira Imana, gifite byose kidafite amapeti yose kitagira iki? Arakibwira ati nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga kandi agabiza ajya mu kirere n'inyamaswa z'ingazo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko Mwisirayeli mu Imana. Uyu muhungu natwe Imana iduhamagara turi banganda 3. Kuba utarize uri inganda 3, kuba nta kazi ugira inganda 3, kuba nta mwene wanyura inganda 3, kuba nta nzu ugira umugira inganda. Noneho ikibazo si ubuganda 3 bwawe, kutamenya aho ucometse, kutamenya kuri mu ruhande rwa Bwana amabwana Uwiteka. Nicyo kikwiciye muri uyu mujyi.
si ukutize bikwica, si ukutagira mwene wanyu, wishwe no guhora imbere y'Imana, imbere y'iki? Ariko ukaba amaduka yo kwa Satani yo kuganya n'agahinda n'umubabaro, utazi ko Imana yagukijije. Imana itore mwiza ryande, haguruka bagusengere ureke amanyanga. Ureke iki? Isomo rirangiye riravuze ngo iyo wizera ibyica abandi nibyo Imana igira gute? Cya kibazo cy'umugisha, cya kibazo cy'umugisha mwakibutse nababwiye ubushize, niki Imana ishaka kugukirisha. Cyica abafite icyaha, kigakiza abadafite iki? Icyaha. Mu izina ryande mwakobize. Haleluya. Muhaguruke dusenga, ariko abapolisi bagiye bahaguruka tugasenga koko. Yewe Celestin, enda sengera abantu nge nigendere bye. Iyo wizera ibyica abandi nibyo Imana, ibyo muri gusunika mwirukana ni ubukire. Nubuki? Hagarara mu mwanya mu izina. Ubuganda atatu bwawe ntacyo buvuze, ahubwo icomeke ku Mana niyo turufi rya izindi zose mu izina. Yesu ashimwe. Tugiye kongera twumve n'undi mwigisha ducunguza uburyo umwete, ariko mureke dusenge nyine. Yesu ashimwe. Iyi nganda atatu rero tuyikuye mu buganda atatu, ariko tuyishyize muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Kuko na Bibiliya iravuga ngo ubupfu bw'ibibwirizwa n'iby'Imana idukirije. Murakoze. Yesu abaho umugisha mwinshi. Isanduku yishe uza, isanduku yishe ni nayo yakirije Obededom. Dukomere Imana amashyi. Iyi mikoro yishyiremo neza, hanyuma dusenge. Ibintu bizabera hano hantu muzaba mubimbwira. Ariko guhera aka kanya Satani tumwambuye amaduka twagiye ducuruza. Mu izina ryande rya Yesu. Uri data we twese mwiza. Mbere tugusabye imbabazi tugusabye Mwami Imana nyir'ubutware, nizo kwiganyira, nizo kwibaza ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki. Hanyuma ibyo ngibyo warabitubujije, kandi wavuze ijambo rikomeye uyu mwanya wa nona. Waravuze ngo ntimureba yuko ibishwi ari byinshi, ngo ariko so wo mu ijuru ngo nta nubwo ngo hashobora kuvamo na kimwe ngo gipfe so wo mu ijuru atabizi. Hanyuma muri uyu mwanya wa nona ahangaha uravuga ngo ntibibiba ntibihinga. Hanyuma kwizera rero, kwizera guhera aka kanya ka nona twizeye ko ushobora byose. Niko umwanditsi yavuze, aravuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Guhera aka kanya amaganya nakubitwe hasi mu izina rya Yesu. Amaganya nakurweho n'ijambo ryawe, agahinda nigakurweho n'ijambo ryawe, intege nke nizikurweho n'ijambo ryawe. Twakiriye ijambo ryawe, twakiriye Imana ihimbazwe, twakiriye ijambo ryawe, twakiriye Imana Data, twakiriye umwana wayo, twakiriye umwuka wera. Hanyuma mu kwizera umuririmbyi yarabiririmbye, aravuga ngo ndebesha kwizera ibiri mu ijuru, ngo tuzatuma uruho, ngo ndetse tuzahazwa, ngo Yesu umukiza niwe waturaritse. Twese nk'abantu bari hano dutunze amaso mu ijuru, hanyuma turebesheje kwizera. Uku kwizera turebesheje turavuze ngo guhera aka kanya bano badayimoni bagaragara nka kariya gatima k'ikaramu batwerekaga tubakubitiye kure, kandi turasenze muri uyu mwanya. Guhera aka kanya ka nona turinginga Imana y'umwami wacu Yesu, ari nayo Data wera wa twese, tuyihagaze mu ruhande, tugiye iburyo bwayo, turwanya mu izina rya Yesu. Tubaye ingabo zatsinze, ntabwo tukiri ingabo zatsinzwe. Hanyuma tubyinye itsinzi nk'ingabo zatsinze. Guhera aka kanya ikuzimu hafungwe, mu isi baneshwe, hejuru batsindwe, natwe dutsinze mu izina rya Yesu. Kandi urakoze, amaje guhabwe ku bwawe Yesu. Duhagarare. Bampaye promosiyo yo gutera ikorasi. Yesu ashimwe. Hanyuma ndagira ngo mbagirireho umugisha, turahita dukomeza umwigisha yitegure. Murahari mwakabyara mwe?